none uratwumva? Ubu Okay. Jojo mwijoro ryakeye wari uri kumwe n'abagenzi bawe abakora imbuga nkoranyambaga neza kurenza abandi mu Rwanda muri kumwe na Yitabye wacu Bruce Melody hariya muri Kigali Universe. Niye mpamvu mwahuriye hariya guhura na Bruce Melody bivuze iki? agaciro nyine y'agaciro guhura n'umuhanzi ukunze kandi unakomeye cyane mu gihugu. Rero urumva kiriya gikorwa twakishimiye twese nyine na bagenzi banjye ko n'ubwa mbere cyari kibayeho mu Rwanda nyine cyo kuba umuhanzi cyangwa undi muntu runaka nyine yaba n'abantu bakoresha amakontenti creators bakoresha imbuga nkoranyambaga neza kandi bagezweho. Kandi igikorwa ntabwo ko nyine cyashimishije kandi n'abandi bantu babashishikariza kugira babikora nabo iwacu twisaba kuba nyine ibandikisha nyine tukagira ko twahoza nawe tugasangira tukanaganira. Rero twari tuganira ibintu byinshi cyane nyine ntabwo ko yari ibintu byiza cyane nyine twagize kabisa ijoro ridasanzwe. Muri ibyo biganiro mwaganiriye na Bruce Melody mwagarutse kuzihe ngingo nizo twifuza kumenya? Harimo of course gukomeza gutanga indirimbo ifoto indirimbo ikunze kandi igezweho muri ino minsi yiwe atari n'abahanzi wo muri Kenya. Ikindi badishije ko agiye gusohora album itarenze kwa 12 kandi of course nasora nayo tugomba kuyikora nyine kuko Meddy ni gukora indirimbo nziza tugomba gukora nyine byaba ari akazi cyane byaba ari ugutwika ariko byose nyine gukomeza nyine dufata indirimbo zacu nyine dukora amakirango atandukanye. Rero iki kintu cyo tugamije ko gisohora album nifuza gukora abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga ko hari abantu badafite amarebe na bose bari mu Rwanda na ndetse bari bavuye harimo no guhura no gusanga n'abanyine bamukorera amajipo kuvuga zitandukanye. Hanyuma wowe wabyakiriye gute Jojo? Rumwe mu batanga cyangwa se mu bakora challenge zitandukanye ku ndirimbo ziba zigezweho hano mu Rwanda, wanakoze ku ndirimbo Plenty ya The Ben aka kanya uri kumwe na Bruce Melody, nta kibazo kirimo hagati y'abafana bo ubwabo? Ni ikibazo gikomeye. Njyewe dusanzwe tuwe ku bitaramo ni ubwa mbere twari ducirinze nakuriye nyine turi kumwe mu bwa mbere naje sinabeshya ubyanshimishije kandi kwino dukora igira kurebura twite dukora ibintu bisanzwe ariko byanshimishije. Rero nanjye ibintu nabitekereje kare ngiye gupostinga akavidewo nashyizeho kanapostinze kare ndi kumwe na Melody ariko yewe nta kibazo afite icyambere aba ari akazi kandi ikindi ntaheka ibiyarerega kuba umunyambura na Meddy yamba Meddy cyane Meddy kwambara n'undi muhanzi nta rwangura ariko ngira nta kintu abitwaye kabisa. Okay, ubutumwa bwawe nubuye ku bahanzi nyarwanda kuri bino bintu byo kwiyegereza abagenerwa bikorwa? Mu magambo make ni isomo bagomba nyine nabo kwiga tu nabo nyine bagomba kwiga kandi bagaha agaciro content creator kuko ari nk'umuhanzi kwishyura akabona n'ibintu by'abantu cyenda akagira byikoze ariko nyine bagomba guha agaciro nk'umuhanzi ndetse na content creator kuko urabona isi tugezemo ni social media. Rero cyegereje abo bantu hakiri kare nawe usanga nyine byaragusize. Rero iki kintu Melody yakoze n'abandi banzi bakigira kandi n'iminsi yashize ngo nibabone ko yagiye na Kenya nahura n'aba content creator turi byiza cyane. Okay, asante sana Jojo. Ndabasara mwakoze. Ngaye nguko rero ngiyo resume y'ababashije kuba bari muri bino birori. Nagerageje gushakamo umukobwa umwe wenda ku buryo twakora balance ariko abakobwa bose nabonye hariya ndabona telefone zabo zitariho. Abakobwa kuri abasanga bagipostinga ariko mu by'ukuri urumva ko abantu bose bari muri ibi birori Bruce Melody yahuyemo n'aba influencer urumva ko bose babaye so excited. Yego kuko abenshi hari abari bamubonye bwa mbere urumva nka Jojo Breeze asanzwe akora challenge y'indirimbo basanzwe abyina ariko n'ubwa mbere yaracinde na Bruce Melody. Wakwibaza ngo ibyo bintu ni iby'agaciro ku kiye kigero? None se niba umuntu akora imyidagaduro akaba akora ibintu by'imiziki uwafana batarabona namubona nayo kuri televiziyo amubona ku mashusho hita wumva guhura nawe uwo muntu ko yiyumva arishima cyane agafite video bakaganira bakamenyana ariko nanone hakaba mu bantu igihe kirekire kuko urumva n'umukuru wabahaye ukuvuga ngo tugiye gusohora album Colorful Generation
turashaka nyine kizaba trend. Icyo ni icyambere. Cyaka ibindi bikorwa bya Melody n'abari abanze bo muri 1:55 am igihe cyose bashyira hanze igikorwa runaka, aba social media influencers, umuntu ashobora no kwibaza ngo ese kuki babita aba influencers? Umuntu ukoresha social media akaba afite ibihumbi bimukurikira byinshi, ibyo bihumbi cya post cyose barakiriye. Urebe akavido Jojo yashyizeho kuri Instagram, iyo abantu bazi kukareba, urebe comment, ugiye kuri za TikTok, za Snapchat, nagiye nkwereka imibare ko umuntu umwe mu bantu bane nibura bakoresha TikTok ari munsi y'imyaka 20, kandi wabonye ko abenshi n'abajene bahuye na Melody abariya nibo nubundi bazajyana ibihangano bye muri ba bantu targetinga. Nure urasanga abantu bakoresha TikTok ni hagati y'imyaka 10 n'imyaka 24. Iyo myaka nkubwira niyo nubundi bakeneye kuba bagizweho n'ibihangano bya Melody. Nure urasanga abantu bari mu Rwanda benshi hari igihe umuntu adafite umwanya wo kumva radio, akaba atabona umwanya wo kumva radio pe nta mwanya yabona, ariko umwanya abonye telefone agahita ajya kuri TikTok akakatrendiza Instagram, Snapchat, ugasanga ntagazi kureba televiziyo, ntiyumva radio, ari kuri YouTube, ari kuri TikTok. Bene aho bantu ugomba kubasanga aho bari, kuko umucuruzi asanga umukiriya ahari. Yego, dufite n'umunyamakuru wa Isiwa FM nawe waruriyo iri joro, yitwa Dekeza. Wiriwe gute? Wiriwe. Tuguhamagaye turi live mu kiganiro Isiwa Radar. Yego. Mu joro ryakeye nakubonye mu bantu bitabiriye umuhango Bruce Melody aho yahuye n'aba influencer nk'umunyamakuru wa Isiwa FM. Waduha report cyangwa se raporo cyangwa report yuko byari bihagaze muri iryo joro? Ai boss ko wibeshe nomero kweli. Reba neza. Reka dukomeze tubikurikirane. Gusa Bruce Melody ikintu ngewe nabonye yakoze gitangaje nyine ni ugufata aba bantu bose n'ubundi badasanzwe bahuriza mu gihe umwe. Yego. Ntago yitaye ngo abantu bamvuga neza, ngo abantu n'ubundi basanzwe bantwikira. We yahurije hamwe muri rusange, aravuga ati abantu nibicare banywe barye, nibarangiza ibyo byose nibahuguka bazi ibyo bintu tubiganira. Yego. Kuvuga rumwe ubundi mu kazi k'imyidagaduro ntago ari ngombwa ko umuntu muri inshuti kugira ngo mukorane, kubera ko ugiye gukorana n'abantu muri inshuti wawe uri gukora business y'ubuswa cyane. Ugomba gukorana n'abantu bari bugeze ibyo ushaka aho bari nabo. Habaye umuntu akoresha Instagram cyangwa Twitter akavuga ngo ni posting ibintu by'umuhanzi n'uyu sinza posting ibyuri, umuntu ntabwo yaba ari mu content creator, yaba ari umuntu uri gukora ibintu by'amarangamutima panakazi. Bivuze ngo kuba aba TikTokers, aba Instagram users, aba Snapchat, za Twitter, za Facebook n'abandi bagomba kuba ntago ari ngombwa ko inshuti na Melody cy'abasanzwe bakorana. Ikizima no kuba ngewe ikintu nshaka kunsobanurira cyane pondi nk'umuntu waruriyo nijoro, ndashaka ubitandukanye n'abantu bavuga ngo iriya n'igiti iri indirect, ni ruswa iri indirect, no gukora butinga abantu mu mutwe kugera ubwo noneho bafata mu biganza gutya bagakora ibyo wifuza. Wagira amahirwe ari umuhanzi yagira abantu akora butinga bagakorana mu buryo bwa business, kubera ko ku isi ya none iyo ushoye ubushaka kunguka, hanyuma rero nushora ugashaka kunguka, hari uburyo bwo kungukamo nuko uzagira abantu muzakorana kugira ngo mujyane muri ubwo bucuruzi cyangwa se muri izo business. Nuvuga ngo abantu babahaye ibyo kunywa, ibyo kurya, ni collaboration. Bano bajene ubwabo mu mafirigo yabo bafitemo ibyo kunywa, bafitemo ibyo kurya. Umuntu postinga ka video ku 300, ntago numva ko kuvuga ngo ugiye kumuha wenda inzoga, ugiye kumwe ibyo kurya abifata nk'ibintu bya danje, kuko aba bose bakoresha zino social media nk'akazi. Bano ba Meddy Rwanda, ba Pro Nation, usanga gupostinga ibikorwa by'abantu babishyura na akazi, ni business. Usanga benshi izi TikTok zabo mu video bakora na akazi bishyuriwe. Ntago bavuga ngo guhamagara umuntu rero kugiye kumwe icyo kunywa n'icyo kurya, ni collaboration. Ni uburyo bwo guteshiza mu buryo bwo gutiza hafi cyane, kuko meet and greet ko abantu bahura bagasangira bakaganira bakagira ibyo bemeranye bagahura bakamenyana, ni ibintu bisanzwe mu bucuruzi bwa business bw'aka kanya muri art. His Excellency yahuye n'aba social media influencers bake, ntago ari bose, ntago bari benshi nguko. Ubwo nawe wakwibaza nawe se yararimo bakora butinga kugira bigende guta, ahubwo na amahirwe wa muntu abahaye ba bantu bakamwisanzuro bakaganira bakagira byinshi bamenyana, kubera ko abasanzwe bakurikira kuri Melody. Ntago navuga ngo wenda yabahaye collaboration, kuko nta muntu yabwiye
uje ngo upostinge ku ngufu n'ubwo bwabo ntawe yafashe phone ngo none wowe hita following cyangwa se ukore subscribe kuri channel yanjye ngo bose uko bari hari abasige bamuforinze kuri TikTok ntago byabaye ahubwo bo bwabo ni initiative ko Kiza tumubonye ihangane gatoya Kiza wiriwe gute